imitungo y'iwanyu si iyi ngiyi? Iyi ni imitungo y'iwanyu. Ufite ibyangombwa byayo? Oya. Nta byangombwa by'imitungo ya mama ufite? Mama wawe kuko gataye gusigira. Shambwira nimba nagira ngo urayifite n'ubwira ukuntu bigenza urebe ukuntu wazabaho neza. Ntarigeze gusigira? Yarakuganirije se mbere mwaraganiraga na mama wa mbere yuko apfa? Nta kintu na kimwe yigeze akubwira mbere yuko agenda? Oya. Nese hano tante wawe ntabizi ko ari aho iwanyu ari kwa mama wawe? Arabizi ariko nyine nawe yaje kuba haba. Ariko sinzi ko nagira ngo wenda hari ahantu uzi byaba biherereye ibyo byangombwa nindangiza nkwereke ukuntu uzabaho neza mu minsi iri imbere ko ndabona ahantu wazahaba. Mbese urimo kubona ko abana babo babafata nabi? Ndabibona ariko ntacyo bitwaye nyine mama si nyine iyo yabinsigiye mbabaye bityo nabyansigiye nyine mba nakundi nzabaho ukomeza. Uzabaze nka mama dogo wawe ko yaba yarabimusigiye wenda wumva uko bikubwiye. Sheri wanjye rwose. Urakoze pe. Munsi ko ukanzaniye ari ukamaze. Nabyibagiwe. Urabyibagiwe? Ariko nawe rero ucungaho nambaye uku nguku nawe ugahita wambara uku nguku. Ariko uriya shopu ubona utatwambika neza. Kwambika neza ubwanjye sinibuka izina buri gihe ngiye kuvuga izina ryayo ndaryibagirwa. Ujya uryibagirwa? Bahita Florence Family Fashion. Florence Family Fashion. Ujya ubwira n'abandi bana babwire ba mama wabo bagende bajye kuhahiramo hariya batuta neza cyane. Kirashya urakoze nanze gusuzugura kundi kumva ntabyo twashaka. None se wumeze bite? Meze neza. Banywa icyayi byose nari bimwe? Kumva wishimye? Rero mva nkubwire curi sibyo ibyo bintu ubishyize hamwe uraza kubirya mu kanya sibyo? Numvaga nshaka ko tuganira ariko batari amasaha yo kugwisuza ndi kumva nta bantu bahari reka tuganire sibyo? Burya biba byiza iyo umwana yicaye akaganira na mama wiwe rimwe na rimwe ari ukuntu biba byiza kuko bituma wenda nyaguha niba ugiye gukora nk'amakosa utekereza ko mama yabikubujije sibyo? Kandi ujye ukumenya witonde ube umwana mwiza uzaba inkumi imeze neza sibyo? Ubona ko uri mu ishuri waracibishije kandi waratsinze numva sinzi ariko umva uretse promesi yawe ndacyayifite umva kandi ndabizi neza ko uzishima. Ariko rero cyo ikindi kintu ugomba kukubwira ugomba kumenya ahangaha dutuye urabona ko tuzengurutswe n'abanzi benshi kandi ntiwamenya uko ukunze ngo ni uwuhe ntiwamenya ukwanze ni uwuhe bose ubona baba batweretse ko badukunze ariko nujya ugenda ntukajya usamara ngo ugende urya aho ubonye ntabwo abantu badukunze ahangaha sinzi mba mbona ntazi ukuntu bimeze mba nanze kubyerera no kugira ngo mbikubwire ubimenye ujye umenya uko ugenda sibyo? Kandi ikindi si no kuvuga ngo ni abaturanyi gusa yemwe nabo mu muryango wacu bano twita abo mu muryango wacu wa hafi nibo banzi bacu dufite nimero ya mbere. Tantine se kunyigashanya ninkubwira ngo nibo banzi dufite ba mbere. Tantine nta kibazo cye pe ni umwana mwiza ariko nanone ntabwo nakwiye kumwizera mbese ubundi muri rusange ntuzagire umuntu n'umwe mu buzima wizera kabone niyo yaba ari we wa nyuma ubona ufite wo kwizera ntuzamwizere sibyo mwana wanjye? Nicyo kintu mu buzima twaba turi kumwe twaba tutari kumwe ujye wibuka ko nakubwiye ko nta muntu n'umwe ugomba kwizera sibyo? Niyo waba ugeze hahandi ubona ko
nta wundi ufite wo kwizera ni we wenyine ntuzamwizere ujye umwereka ko muri kumwe ariko muri wowe ntuzamwizere na bibiliya y'ubwayo irabivuga iravuga ngo wizere umwana w'umuntu agira ati avumwe nuko rero umva wowe ubwawe ujye wizera imana yawe umenya abo uvugana nawe uko mugenda ariko ntuzagire umuntu umwe wizera sibyo sheri wanjye kandi ndagukunda ujye ugumye umenye ubwenge ukunde gusenga ukunde ishuri ubundi by'abantu byo rwose umva ujye ubyihorera sibyo kandi ndagukunda mwana wanjye none se wagiye ukandebera ka gatabo ariko ntubigire kuko hari paje naringezeho utaza kugira utuma nyoberwaho naringeze ugumya ngasomera ahangaha ukagenda sheri wanjye wagiye ureka nk'ibyo uri kumbwira wumva hari ahantu bihuriye Chancel ni ukuri nibyo nawe bitekerezeho wumve ko atari byo mu by'ukuri urabona tukireba Jori mu maso hano muri runo rugo sinzi ko misiyo dufite ishobora gukunda ntabwo njye ndumva dushobora kumufata tukamutwara ahantu kure tukamushimuta tukamutwara tukamwicirayo none se wo kumwica urumva bizaba bikemuye umupango wo kwica Jori nta hantu nawe muhuriye Jori cya mbere ni wazahi impapuro z'ubutaka ziwe Jori ni wazahi imitungo yose iri urumva nitumwica turabimenya gute noneho reka tumutware twere kumujyana iyo hose niyo twamufata tukamuzana iwanjye sibyo tukamuzana iwanjye njye nkabana nawe mfite uburyo namutwaramo namufatamo nkamubaza mpaka ambwiye aho imitungo yabo iri wowe yego ukamujyana iwawe yego akaza akaba mu rugo urumva atari wowe byo uko nkuzi wajyana zo ukazamugarukana ari muzima uko nkuzi urakeka namugira nte hari rwamugeza mu rugo utaramwica oya ntabwo Tuziranye namwica se? ni ukuri rega nanjye jya umenya ko ngira impuhwe nk'iz'abandi ntabwo namwica si misiyo zanjye nawe se twaba turiho mbese hari ubwo namujyanye ngo ngiye kumwica ngiye kubikora njye namujyana nkaganira nawe wumva Sinshaka nkabimwumvisha nkamubwira uburyo ashobora kumbwira nkamwumvisha ko nanamufasha ariko ntabwo nshaka kuzagarukana hano Jori afite igikomere na kimwe ntabwo nshaka kuzagarukana Jori hano yaravunitse hano na hamwe urumva wowe icyo nshaka ni uko nzaza umbwira ngo imitungo kandi Adele ujye wibuka ibyo umaze kunkorera misiyo zose umaze kwishura urumva buriya ziriya zose nyibaza nkaho wandiye uranyumva nkujya guta Iyi ariko ikunaniye. tuvuge ko nta misiyo yigeze icamo n'imwe iyiheze iyi iya nyina waje ariko nawe wandagiye aho njya kubifata uzi ko utajya wibuka ndibuka ngaho se mbwira nyine niba wumva icyo gitekerezo nkubwira ari cyo tubikore gutyo wowe genda ubitegure sibyo ubundi uze umufate njye nta kibazo icyo nshaka ni ukumenya ahantu habitse izo mpapuro icyambere izo dokima z'imitungo nizo nshaka ubundi narangiza no kuzikubwira nushaka uzamwica nari oya ntabwo nzamwica ariko ntabwo nzamwica kandi umwice nawe ukaza nkazibura nawe ndakwica Chancel shyira umutima hamwe shyira umutima hamwe ndaje kanjye njya gutunganya mu rugo urumva ngenda ahita nkubwira uhita umwohereza aze ntabwo mwohereza aze wowe uzaza umufate nka tantine mwiza umujyane buhoro ukuntu rero wakumukubita uze wanamugoreye n'utuntu kugira ngo wishime wabone ko umujyane nayo ubundi yagucikira mu ko hano ngiye mu yanancika ashobora gukubira kuri biriya twamukoreye cya gihe akancika nta kibazo njye ndaza kuza vuba yaba ejo cyangwa ejo bundi nahita ngaruka nkaza nkamutwara wumvise wa mubosiko wawe nawe wagera yakoresheje inama uzi kumenya abanyuma byawe nawe sibyo ndaje dutunganye iyo gahunda icyo nzi cyo biri buze gukunda ndahita nkwamagana nkubwire ko nje kumufata wo mutegure none se ugiye ndatashye izi saha uratashye yego nivuye mu kazi ndatashye ni uko nari ubwo uri kumbeshya wowe ko wajya mu rugo izi saha none kamuvuye kunywa nta kintu ndi bufate burije nta kintu nza gufata burije ni ukuri bugomerekeza sha wamerekeza se basi jana sawa amagara Bosco ariya mu kigo Bosco gira ariya mu kigo ukamajya mu kigo Jori Uzi ko
ko wiruka uvuye Mbere mu gikari. ariko ndebera n'ibigori byawe ukuntu uba wabigize niko ko wagira ngo ufite ubwoba ufite ubwoba bw'iki wakoze iki none se ko ufite ubwoba Feregisi yamamagaye kumumagara ugiye kunkubita cyangwa ugiye kunuka. oya reka mwana simba ngutuka nkwanga jori ni ukugira ngo uzakurubemo umukobwa none se ndakwanga si ijyanye kusigaranye hari undi mama wawe ugira ntabwo ari njyewe none se urumva nakwanga bikagenda bite ndagukunda cyane biriya nyine mba mbikora kugira ngo ukuri uri umukobwa ari ku murongo ukuri uri umukobwa uzi gukora ntari uzi ukuntu mama wawe yakoraga nturebe ukuntu nkora ni biriya mbashaka ntabwo nkwanga pe ndanagukunda hajya nambwiye ngo urashaka gusubira ku ishuri none se urashaka ko ngusubiza kuri cya kigo wahora ko agiye gusubiza ku ishuri ndagukunda rega none se jori rero ngiye kugusubiza ku ishuri ariko hagati aho tugomba kubona amafaranga kandi hari ibibazo mfitanye na leta kubera imisoro urumva ndashaka kwishyura imisoro y'ubutaka ariko nashatse impapuro z'ubutaka mama wawe yazishyize nahabuze wandangiye ahantu ziri nkajya kwishyura imisoro